Hey guys, iminsi myinshi inshuti zanjye narabakatiye kubera ko nacitse intege. Dore umwenda nambaye ukuntu wishifanye, nacitse intege ariko ejo navuganye n'umwana kuri eglise buri gihe abo bana iyo mbavugishije bansubizamo imbaraga. Ariko kuko bino bintu byanyu ubundi abantu babikunda. Ofete nari nangiye gucika intege ku bijyanye ukuntu byagenze. Natangiye gukora video zivuganye n'uburyo waza kwiga inahangaha. Guverinoma igira itya iravuga ati tugabanyije abantu twakira kubera nyine ibintu bigiye bitandukanye. Hari na video nakoze mvuga ngo reka mbasobanurire aho ibintu bigeze muri guverinoma bijyanye no kwinabimukira n'abaje kwiga inahangaha aho bigeze. Ariko iyo video sinigeze nyipostinga, na none ndacyayifite. Manza nagize n'ipfumu ryo kuyipostinga kuko naravuga n'abantu nibaherutse kubona content y'uburyo bazi inahangaha. Urumva nyine iyo ukora content ibwira abantu ati ni muzi naha, muze mushaka akazi, mushaka amashuri, none guverinoma ikagira iti tugabanyije umubare w'abantu tuzajya twakira buri mwaka, bihita biba compliqué. Kwase ndabwira abantu baze nibatangira kwa applica yenda ntibabone uburyo baza ntibemerwe kubera ko yenda guverinoma yagabanyije abantu. No kuvuga ngo byagendaga muri sens contraire y'ibyo ngiye n'ubundi nakoraga kuri no YouTube. Nuko ubwo rero binci intege ndavuga nti gusenza mbwira abantu kuza, kandi no nashyiraho vlog nkabona hari abantu nyine bamwe namwe batabikunda by'ama vlog. Shiki intege neza nk'abase ndashaka nzajya nkora iki mbega kuri channel yanjye, kuko nimba warabwiraga abantu ati nimushaka amashuri, kuko mbere imiryango yari ifunguye muri Canada, abantu bashobora ku applica bakabona ibyangombwa bakaza. Ariko ubu ngubu sinze uko bihagaze muri sanse yuko nshaka kubabwira ntiyenda ni mutangire mu applique mushaka amashuri, ugasanga umuntu ashyizemo amafaranga ye, ashyizemo umwanya we, ariko biranze ntabonye uburyo nyine ntanyegwa amanota, ntabonye uburyo yinjira muri Canada kubera ko bagabanyije abantu bakira buri mwaka. Urumva uwo muntu ntazavuga ati nabuze ibyangombwa, azavuga ati uyu muntu yarambwiye ngo naplike ndaplika mbura ibyangombwa akakwishyiramo. Nuko ubwo rero ncika intege niyo. Ariko ejo nahoze mvugana n'umwana kuri eglise arambwira ati hari igihe twari twicaye turi kureba ibintu byawe, ati tubona rwose turicara turaseka turatembagara. Ikintu wicara ukareba ukamaraho iminota irenze 10 haba hari ikintu kikwenteresa muri iyo video. Ubwo rero ndavuga nti you know what, ngiye kujya nkora vlog, hanyuma ningira yende uburyo nagira abantu inama mu buryo bwo gushaka ibyangombwa, cyangwa se nkajya nkora ibiganiro kujya nemfita abantu bakoresha nka interview. Nihagira abantu bo muri Canada ubu ngubu mukaba mwaraje, yaba ari vuba yaba ari kera, ukaba wumva ushaka gutanga témoignage y'ukuntu waje, ukuntu wasabye ibyangombwa kugira ngo winspire n'abandi, ufasha abandi. Nimba warajuje mu kazi ukatubwira ukuntu wabigenje kugira ngo ubone ako kazi uri mu Rwanda, nimba warajuje mu mashuri ukatubwira uko wabigenje, ukatubwira inzira waciyemo. Nimba ushaka kuzipartager bien sûr, ntabwo ndi kugusaba ngo umbwire nimba ufite residence cyangwa ikindi kintu, hoya ndagusaba just umbwire nimba wenda waraplitse usaba ishuri, waciye hehe, wabigenje ute, donc wabigenje ute, processus yo kwa applica yo gusaba ishuri niki, ibyo wakoze nyuma ugeze hano byo ushobora kubikipinga, ntabwo uri oblige kubitubwira, kereka ubishatse kubipartage. Byafasha abantu benshi. Nimba n'ukuri wumva uri free yo kuza ukabipartage, waraje uri umunyeshuri ukatubwira ahantu waciye. So please, nimba uri hano muri Canada uncontacte, unyandikire muri DMs za Instagram beautifully akarongo ko hasi maming, niyo Instagram yonyine ndimo ndakoresha muri iki gihe. Ntujye muri kuri ya beautifully akarongo kwa hasi maming Rwanda, ntago nyerutseho, ariko nawe nzayisubiraho vuba ahangaha, hari indi projet nshaka kuyikoresha. Ariko pour le moment wanyandikira kuri beautifully akarongo kwa hasi maming muri DMs, najya njya kureba tukavugana aho twahurira, hanyuma tukaza tukakora ikiganiro. Udashatse kuba muri video, yenda ushaka kuvuga ariko wowe utagaragara muri video, nabyo birashoboka, nayo ni yindi option. Ndatumira buri muntu wese ufite icyo ashaka gupartager aciye kuri no channel, uburyo yaje muri Canada, uburyo abayeho muri Canada, ibyagukomereye muri Canada. Urumva ni nk'izo topics tuzajya tuvugaho. Batumiye rero niba ushaka guparticipa unyandikire kuri DMs zanjye, hanyuma tuzahure dukora ikiganiro. Dushobora kugikora ari njye nyine ugaragara muri video, nimba udashaka kugaragaza isura yawe, kandi ushobora no kugikora ugaragara muri video. Tuzajya tubanza tubivugeho. Yani yindi concept nagira ngo nzane, kubera yuko nasanze ibintu byo kubwira abantu ati ni muze bashobora gutangira bakabifata nabi batabonye ibyangombwa. Surtout ko nkuko nababwiraga Canada yagabanyije abanyeshuri yakira buri mwaka. Rero bishatse kuvuga yuko amahirwe yaragabanutse. Contrairement ya mbere rwose hari hafunguye harangaye, nduziko ari kurangara. Abantu bose ba applica ufite yenda amafaranga cyangwa se yenda ariyo destiny yawe,
ukabasha kubona ibyangombwa. Ariko ubu ngubu urumva bagabanyije umubare w'abantu bakira, bishatse kuvuga yuko byagabanyije amahirwe y'abinjira muri Canada baje kwiga. Rero ni nacyo cyari cyanteye ipfunwe ryo kugira ngo nongere nkore izindi video zijyanye no kubashishikariza kuza inahangaha. Ariko nasanze nabyo ari ububwa, kuko ubundi nari bukomeze nkababwira kugira ngo ufite amahirwe nubwo bagabanyije abantu, ufite amahirwe ukabasha kubona ukuza, ukabasha kuaplika ukaza. Ubwo rero mbasabye imbabazi kubw'ubwo bubwa. Nuko ubwo rero byari ibyo ndagira ngo mbasobanurire nyine impamvu nari narahagaritse amavideo. Hahora hari impamvu, ariko iyo niyo yari impamvu this time. So yeah guys, turi kumwe naho mukanya. Bye.